jewe mfite ikibazo cyane wowe ufite ikibazo niho utaruka imbaga nizo zigutera kuruka ora wipfutse imyenda wiziritse wipfutse kuki ubundi guhora wipfutse byihore n'ubundi ko waje n'ubushize ukagenda utanansezeye ndabona uri kubyibuhamo none undi kubona waje sha ntago hora gahanze Uwiteka ariko ayagenda ariko ubunyaba wowe waraje ugera utasezeye none uraje ntushaka kwicara mu nzu uriva ariko ndumva ibyo ngibyo ntabirenze kandi mpise nkwemerera ko nyizagaruka arabakitubwira ibiki se kandi higo muvane yama ibintu bigomba gucamo simbuka muvande simbuka ndajya muri dushe tukemuye akabazo maze urebe niki wamburanye se wamfurawe simbuka sawa kandi nitero tuze ntegereza muvande Garanti. Katahan. Winohan. Santo ka. Ito mo zirwarin sa. Winohan. Kunyo. Cyara handi kubaza. Ibijumba se gatowe. Nta bindi bihari ubu se ibi ngibi birabahazara abahungu nibavaragura iriya ariko umeze gute umeze neza ubwo urumva umeze neza wiziritse gute nese mwana sinaringiye ku muhanda birase mbonye wari ubikora haranini wari uri muri kishwa nini izo nzoka zakugaruka nese duhora turya ibintu by'ibiboga n'ibiti byose ibiboga ndi kumva ntameze neza mu nda inda yawe cyangwa wagiye kwa kabudesiya ubwo ntiwagiye kwa kabudesiya gukora iki sinababwiye ko aroga ntabwo nagiye none urumva umeze turi kuri gute wafashwe ako mama wowe twahora turya ibintu bimwe kuko umuntu akamera neza none se muzarya ibintu bimwe murashaka kurya ibindi se bimeze bite mbona n'ibijumba mbana byabaye n'imihunge byemwe biranabuze ibindi biragize gute gusa biteye inzoka n'ibiboga nyine byantiye uraruka wese ko mbona ufite ubwoba wambwira ntabwo mfite none se uri kurikishwa ni urutse imboga urutse ibijumba urutse ni imboga nyine ndi kumva nameze neza imboga nizurutse se nizo zaguteye kuruka ese mama hari ikibazo jewe mfite ikibazo cyane wowe ufite ikibazo niho utaruka imboga nizo zigutera kuruka ora wipfutse imyenda wiziritse wipfutse kuki ubundi guhora wipfutse warutse wa mu nzu nta kintu gikora nta kazi tukubonana nta kintu ushobora kwibwiriza gukora nta murimo ugishobora wabaye gituma uba mu nzu ndananiwe n'ukuri bananiwe se uba wayuhiriye imisozi nyurira nagize gute guse uyurira se uri inkera gutabara urira umusozi niba njya kuvoma nkavayo nagiye no guhinga nkajya gutashya nkagira gute guse ubu se ni wowe mukobwa uhinga muri aka kagari wenyine nuko nzaba mbarirwa ibyawe ndakureba ukanshisha
ubundi iryo ryifubika kuri iri zuba ry'aya mahangura uba wifubitse ibiki ubu ko ngewe ntifubitse Musese wambujije kwambara nikwije. kwaje enda cyane nzanira amazi duteke yandi cyo kumuzana amazi ndonga ibijumba duteke ndabona kubihata ryane Kanze nyasa. Nuko ndaje guhata. ese ubundi mu bityaza ku ngutiya abona cyane enda va iteka ubundi ndinda nonaro uraho kuriki enda va yuhata uteka ibi simbaga nanjye ngubijumba ubu nzabiyasha nazarabye zana ayo mazi banguka Isa none yuko ampamagaye izi sahara iri joro icyo ataryana. Yego Shagi? Rwema makuru. Ni meza Shagi. Bimeze bite se? Sasa wa mwana mama makuru y'iminsi se. Sha urebye ni make nta kigenda biragenda ariko gake gake. Aho mu cyaro se ibintu biri kuvamo. Sha biravamo ariko hari ikibazo mfite man. Ese mwana ahubwo nanjye buretse nkubwira uzi ko ejo bundi ari ahantu nagiye nkabona Yannick mwa. Yannick? Ahubwo uvuze ibya Yannick ndibuka mwa. Uzi Yannick mushiki w'ibintu twamukoreye. We nande? Sha man mukuru wanjye nyine yaranyoheje. Mumuha igituntu se? Tumaze ko mubyara ari bituntu gusa mama afite fiyo ngiyi. Nyine tubamufashe ku ngufu tu. Genda! Ubwo se ariko wanjye gira wenda kubwira ibintu byambayeho ukavuga ngo ningende. Ibyo ndi kukubwira nge mbihagazeho neza. Harya mushikesha ko bari banafite n'igikobwa kiza harya mushike bari mwitagane. Valentina harya? Valentina man niwe twateye inda. Mwana mwamuryamishije we. Ni hehe sasha? Ukoze ibintu byo mu cyaro mu muhanda mukayira. Mukagira ngo barabica none umwe urugo kashabene kanyange muranananye n'izina ry'Imana. None se Shagire kamubwira. Nyokara cyangwa gasinda cyane nka kera. Aha inzoga zurumva akaba icwende ko katoga. Urumva yaziva. Ako mwana namwe murabagome. Uzi ukuntu Yannick namubonye ahantu namusanze ejo bundi. Kumujama w'ifitange bita Shafi. Umutipe ni kabaye nakarekare none wajya ngo gasigaye nyango kororaga ihene pyo ngiyo. Aho mu mujyi se? Yari namu mugere ko nabonye katangiye gucyasinzi ariko gasiga ubuvuta. Amavuta? Yego man. Ibaza umuntu twasuzuguye agarutse twigaranzurana. Bigaranzurana sobwa atafungishije ngo batanikije umushiki we mwana muteye. Rakarakasha baraba. Tugoze bene kanyange muranira nyereka babavuge. Erega nyoko ne ntiyoroshye. Ubwo kandi basanga nyoka biza akaba bashyigikira. Bizi subwo wajya gukora ikintu nkakiri ukakibyira umuntu. Barabisha murapfuye ahubwo murarangiye. Oya mani ntabyo azi gusa twe twarabikoze urumva? Ariko shange mfite n'ubwoba pe. None se mwana ubwo turabigenza gute koko? Urabigenza gute rero ko babicira aho hepfo? Nyine ngira inama. Barabaroga noneho barabaroga ubutaraza pe. Reka barabatindise babukura he. Uburozi bugira abakene. Umva rero mwana reka nkubwire. Urumva? Siwe nawe mukuru wawe? Steven. Bije cya gikuru cya ni cya Steven. Nta mutipe ko nabonaga yitonda ibyo bintu yabigiyemo gute ariko reka mbabwire. Urumva? Mwebwe ni muhite mufata gahunda. Urumva? Muhite mukora iki? Muhite muva muri icyo cyane muhite mucika. Muzagaruka umwana yaravutse. Tuvuge ko nawe dushigikiye. Ntago mbashyigikiye mwanjije mwe muracika. Muzagaruka umupeti yaravutse. Ikibazo se tuzamenya ari uwande ariko nibyo. Iyo nama ni nayo pe. Nyine umva se? Yewe. Hari akazi nangaye Kigali kabagari ko gupakira ibishingwe mu mamodoka. Nakabarangira ariko bahemba amafaranga makeya uri kuzazamukane bote. Kandi niba ucyambaye bote zinuka sinzazizingutse Kigali. Tuzabyumvikanaho nta kibazo.
Bite se? Ni byiza. Amakuru. Amakuru ni meza. Maze ute ko ntakuzi muri karitsiye? Yemeze neza ko yandi mushyashya muri karitsiye. Ni mushyashya? Bakwita ndese? Izina ryanjye ntabwo ari ngombwa kurimenya mbere yuko duhura, ahubwo se ko mbona umugarikije bimeze bite? Ngomba kukumenya. Umuntu mushyashya muri karitsiye? Niwe mukuru w'umudugudu? Ntabwo ariko ntabwo ndi we. Ko tuba tugomba kumenya abantu bashyashya baje muri karitsiye zacu. Okay, bivuze ngo niwo barura abantu bashyashya baje muri karitsiye? Niwo barura. Ni njye ubabarura. Okay, sora banzu nyibwire nanjye ndakwibwira nyuma cyose nzakwibwira utaha. Wumve ko nakubaje izina rya bwa mbere. Simbanze kwibwire ko. Ahubwo so uri kujyayo kuri kumbaza aho ndi kujya? Cyane njye hara hepfo mu masambu y'iwacu. Bana twumvishe ngo bonona imyaka. Nanjye kuyareba. Okay, nanjye njye harabigura kagasantre. Mu rugo ni hese? Ndi buna karitsiye za hepfo. Ariko nakubaje izina ntabwo harimbwiye. Izina ntabwo ari ngombwa, rega nzakubwira ubutaha. Se ikintu uhuye n'umuntu bwa mbere already ntabwo ahita umubwira ibintu byawe byose. Numva uri kuvuga nk'abazungu se sha? Nuwe njye ntabwo ndi uwina rega. Ntabwo uri uwina? Ese sinakubwiye ko ndi mushino? Ngo ni already? Yeah. Ariko mani wambwiye izina ryawe urabona. Kandi hari igihe nazakugira akamaro muri kano gace. Ntabwo uzi ibintu biberamo. Oya ndabyumva ariko izina nakubwiye ngo nzabikubwira ubutaha. Yarumva nkuko nari mbikubwiye, ntabwo ari ngombwa izina ngo nite ndikubwira aka kanya, nzabikubwira ubutaha niduhura. Nkuko usanzwe umenyereza izi karitsiye tuba tugenda tumenyana gake gake. Ese ubu niduhura nkakubonera nk'iriya urumva nzahamagara ngo tsi? Oya uzaza unyegere nkuko unyegereye. Se nkubonye wansize? Iki? Uri imbere yanjye uri kure yanjye ntabwo hamagara gutya. Oya buriya icyo ushaka nyine nawe urabyumva. Niba ushaka kumenyana n'umuntu ushyiramo imbaraga nyinshi. Yebwe ubutaha nibyo, ariko njyewe nkurikije n'ukuntu nakubonye ugahita umutima ushiguka. Harimo ikintu ngiye ushaka wambwira izina ryawe. Washidutse? Washidutse pe. Kubwoko bw'Imana. Washidutse umbonye? Cyane. Uzakuzindure. Abo bayi. Ntabwo wabinkoramo. Ntabwo nabigukora? Ese we ntabwo wabyumvishije ibyo nakubwiye? Ese basi mu rugo ruwa kwande? Kubwiye ngo ndi mushyashya ino, urumva tuzaba tugenda tumenyana, urumva ubutaha nitumenyana ahubwo uzananembeza se nacuritse reka nigendere. Kuko ndimo ndatinda hari ahantu byo kujya harageze. Sawa ariko urandaburije. Kano kana ni sawa pe. Kikaritsiye. Ngomba kugashyira ku murongo nta wundi mwana urakabona. Ndi kwihuta bya hatari kabisa. Ntabwo wabyumva. Nibaza ukuntu uvuga ngo uri kwihuta bya hatari n'ubushize waragiye utansezeye kandi waje kundeba nanarwaye. Urumva narenje kureba Olive. Namushakaga cyane pe. Ubyumva. Ahubwo se yagiye. Ese kuba waje kureba mukuru wanjye uvuga ko utakwicara? Ntabwo nakwicara. Impamvu ncitse akazi amasahani make. Ese ngiye urabona nta rindi maze kwitegura nanjye singiye mu kazi. Nyine ni ahubwo niyo mahirwe ngeze. Niyo mahirwe ngeze kuba nawe. Ngo no wicare no rero. Ntabwo nakwicara pe. Naba nkubeshye kuko ndi gushaka Olive ku buryo bukomeye. Ahubwo Olive nazo. Mubwire mpamagare. Tuvugane ko ndamukeneye cyane pe. Naza. Oui. Mwiriwe neza. Amakuru. Nakumenye. Wari umeze uteze? Meze neza nanjye ndashima. Sawa cyane kabisa. Okay. Nagiraga nyine tuganire kuri cya kibazo. Ako nyine urumva ndanakumbuye cyane pe. Yego se? Nukuri ariko naseka neza kabisa. Oh yes. Nukuri ndakumbuye byatari. Nawe ra? Nata. Ndetse wakubwiye ko adahari.
kuvuze ngo none naza se nkaho kandi wari ubizi ukubwira ko ko ntawe uhari urambwiye ngo ntawe uhari niyo mpamvu nanjye niba ntawe uhari kuko nanjye hano ni ukuri pe ejo mfite iminota mike yawe ariko yadahari nanjye mampare wambwira nk'umuvukanyi wanjye nkamenya ibyo umushakira nyine ibyo mukenereye ibyo twavuganye wa babiri kandi ijambo riri mu ibanga ntabwo riba ribaye rusange mugani niyo mpamvu ubwo nawe ningira igihe cyo kukubwira ibanga rizaba ari ibanga ryawe ariko ntabwo nafata ibanga ryawe riva ngo ndikubwire naba nkoze amakosa niko bimeze byaba biva byihorere ngo no mu nzu ho gatoya ntarebe ahubwo seze wunganiriza ubwo ntacyo nanjye dusohokane ngiye no hanjye ngiye ku kazi ntabwo nagutegereza ndi kugenda kandi nanjye nenagije kwitegura ko guhita dusohoka banza banampamagaye halo mani ndaje kabisa nimunyihanganire ngiye guhita yego ndaje muyoboye ko mfite ikinyabiziga se ndaje pe nimunyihanganire yego ijambo barira ngende pe nashakaga yuko waza tukaba twahura hari ikibazo tugahurira he nta kibazo twanapanga nta birenze waje se mu rugo mu rugo Mm. urananiwe pe ariko mugani nanaza mu rugo nta birenze shangwe no mu rugo nta kibazo ndahari okay nta ribi ndaje niteguye fata akamodoka niteza nta kibazo kuko ndagukumbuye cyane kabisa ariko shora waseka muko aha sawa rero ni karibu sante kandi murakoze mukanya ndaba mpageze twagiye gufata imodoka ya muvi ndahita mpagera kabisa sawa sawa murakoze cyane kananye mbe mwitegura sawa ntarabika kandi urakoze ndakwinginze ni akazi k'abandi ariko kubera ko hari gahunda nabwo yihutirwa nayo mfitanye na Oliver niyo mpamvu nari hano ariko ndahita ntegura undi munsi wo kuza kukureba uri wenyine nta kibazo nta kibazo uzabyihoreye n'ubundi ko waje n'ubushize ukagenda utanansezeye ndabona uri kubyibuhamo none ubundi kubona waje ushaka ntabwo ahora gahanze uwiteka ariko aragenda ariko ubunyaba wowe waraje ugenda utasezeye none uraje ntushaka kwicara mu nzu uriva ariko ndumva ibyo ngibyo nta birenze kandi mpise nkwemerera ko nyizagaruka ni kuri pe nyihanganira bayi urishimye oya sinjye ntabwo njya mvuga oya ntabwo njya mbeshya gutya ndaza kuguhamagara oya genda wumve utuje